ubu noneho nakubwiza ukuri ko uriya mukobwa ntabwo ari fiance wa PrinceKiD, ntabwo bazabana rwose. Urongeye urabishimangiye. No mbivuze mu buryo bw'ubumana. Niba bana jewe nzareka kubwiriza, nzashyira hasi ihembe ry'amavuta. Abantu banditse comment baravuga ngo ngo watumwe na Miss Jory. No. Jewe abantu bakwiriye Vitali nagaru kubivuga kugira ngo motive izina rya Yesu. Maze imisi numva mu matwi yanjye abakozi b'Imana bateraga papu abakristo ku bagabo cyangwa abagore babo. Umuntu akaza akakuganyira akubwira ati ngo nyabuneka ntabwo urugo rwanjye rumeze neza nk'umukozi w'Imana nsengera cyangwa se unafashe kunganiririza unatuganirize ugira inama waduha nk'umuryango wacu hanyuma bikaza kurangira mutega papa. Iyo uhanura ibintu nk'ibi cyangwa se iyo uvuga ibintu nk'ibi ntabwo uba ufite ubwoba bwo ko abakunzi ba PrinceKiD na Miss Elsa ngo ndavuga abantu bari bakunze ko babana bashobora gutera amabuye cyangwa se bakaba bazamura urwango rwo kukwanga kuri social media? Ntabwo ariko bimeze kuko impamvu ndatekereza abanyanze baba bamemukiye. Reka nongere mbasuzura mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereka. Nizere ko mumeze neza cyane, niba uri mu gitondo uze kugira umunsi mwiza, niba ni mugoroba uze kugira ijoro ryiza. Ngewe nitwa Fitandi hingirwa mandi kumwe naho uri kuri kamera. Imbere yanjye ndi kumwe na Revera Pastor Prophet Apotre Bishop Gerard. Niwe tugiye kubana uyu munsi. Byose warabimaye sasa. Byose narabiguhaye kandi ndi amavuta y'Imana. Ese uri amavuta yo kwimika batambi. Abatubishi bo muri ibisi burasa. Uri amavuta yo kutwimika. Cyane. Bishop mumeze mute? Ndashima Uwiteka Imana yakoze kuturinda no kubana natwe. Ndanezero cyane kugera kubana nawe uyu munsi ndetse n'abakunzi bawe mu kiganiro twaraye twakoze ku munsi w'ejo. Abantu banditse comment nyinshi cyane bareka baravuga ati ngo Bishop turagukunda maze kubera comment nyinshi cyane z'abantu bavuga ngo turagukunda cyane. Nanjye ndabakunda cyane kandi biri seriye, ibyo tuvuga biri seriye. Nanjye ndabakunda noneho nkakunda nawe kuko ari wowe utuma mbonana nabo. Imana igiye umugisha. Yego. Hanyuma Bishop reka dutangire dusenga Imana kugira ngo tubone ukuntu twinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mana turagushimye mu izina rya Yesu ruwo kwera ibihe byose kuri gupfukamirwa abami n'ibikomangoma, niwe wenyine wera. Tugushimira imirimo yawe ikomeye wagaragaje bwadukuraga mu isi y'ibyaha kaduhindura abakozi bawe. Dusengeye buri wese ugiye gukurikira iki kiganiro, reka Umwuka wera abe kuri we kandi natwe tugiye kuvuga ntabari twe ahubwo Kristo uri muri twe aba ari ugaragara. Ni mu izina rya Yesu, amen. Bishop twakoze ikiganiro uravuga ngo ntabwo buri abukwe ubwemera ntibuzanabaho bwa Prince. Ariko noneho ndi seriye kuko narabisengeye. Wisu mbwira ntara komeza nyine yakomeza. Bivuze ngo hari arayandi makuru atandukanye cyangwa se ari amakuru nuje gushimangira cyangwa se uza guhamya y'ukuri kuko wabisengeye. Cyane. Abantu banditse comment baravuga ngo ngo watumwe na Miss Jory. No. Jewe abantu bakwiriye Vitali nagaru kubivuga kugira ngo motive izina rya Yesu. Sino kubivuga kugira ngo wenda ngire ikindi kintu ngaragaza. Mu byukuri abantu bakwiye kumenya bagasobanukirwa neza imbaraga z'Imana zikorera mu bera. Kuko mbona abantu barafashe social media nk'ahantu abantu bose baza kubeshyera. Mbona ariko abantu benshi babifata. Ntabwo ndabona uretse ko harimo abantu bazi ko hari abantu bashobora kuvuga ukuri kuri kamera kuri social media, ariko tubwira abantu ntago turi hano kubwo kwiyamamaza. Sibyo? Nta nubwo turi hano kugira ngo tumenyekane. Turi hano kuko Imana yabyemeye. Urumva? Kandi turi hano kugira ngo tuvuge iby'Imana ishaka ko tuvuga. Yaba ari PrinceKiD ntago muzi. Mubona kuriya ku mafoto, mubona kuriya nagiye nkurikirana ibiriya bya Miss, mbona ari umusore utuje uvuga ibintu biki.
sibyo ndamukunda je nkunda umuntu mbona ucishije make mbo yaba ari uriya mukobwa w'umumisi uretse kumubona bari kumwe ejo bundi mbibona ku mafoto cyangwa se ari amafoto abantu bahuje nta hantu tuziranye ariko noneho nje kuvuga ukuri noneho ariko n'ibya mbere naravuze byari ukuri kuko Bibiliya avuga ngo ubwo dukorana nayo yego sibyo iyo dukorana nayo rero hari ibyo umwuka w'Imana tubwira ariko noneho tuve no mu byejo cyangwa ejo bundi mu gihe gishize navugaga ubu noneho nakubwiza ukuri ko uriya mukobwa ntabwo ari fiance wa PrinceKiD ntabwo bazabana rwose urongeye urabishimangiye no mbivuze mu buryo bw'ubumana niba bana jewe nzareka kubwiriza nzashyira hasi ihembe ry'amavuta mana nyagasani ubwo nzaba nari umuhanuzi Bishop kuvuza ibintu bikomeye ntabwo mvuze ibintu bikomeye si wowe ubigaruye bwa kabiri mbo noneho hari icyo bita kubanza kubaza Imana nifuza ko buri munsi iri mu mbaza ibintu ushobora kubivuga ntabihagazeho neza ariko ngize amahirwe ukongera ukantumira naza noneho nkaguha umurongo wa nyawo kuko dufite Imana itanga amakuru dufite Imana nshobora kubaza Imana nkayibaza ese biriya bintu abanyamakuru bambaza kuri uriya muntu witwa gutya na gutya bimeze bite kuko Bibiliya iravuga n'ubundi abakozi b'Imana bakera bagishaga inama Imana sibyo biba byiza rero iyo tuvuze ikintu koko twayigishije inama rero nta bukwe buhari hagati ye nawe n'abantu baziranye n'abantu bamenyanye n'abantu bahuye ariko ntabwo ari we madamu murakoze nibura mukababanye uzarambika mikrofone hasi ntuzongera kubwiriza ntabwo nzajya nza hano dukine comedy dukora ibindi bintu iyo urengeje iryo jambo ngira ubwoba kubera ko umaze kuhanura ibintu bingahe kandi urenzeho iryo jambo kandi bikaba nk'uko wabivuze wahanuye umwana w'umuhungu uravuga ngo natabyara umuhungu nzareka guhanura urakoze cyane uravuga ngo bampora iki najya mageragere nzareka guhanura ubwo nzaba naravangiwe nzareka kubwiriza none n'uyu munsi uravuze ngo PrinceKiD naramuka abaye na Miss Elsa ni ukuri ndi imbere yanyu banyarwanda ndi imbere yanyu inshuti Impuguro TV bari mu muhanga bari mu Rwanda bari hirya no hino ku isi hose amakuru mbahaye n'ay'ukuri n'abantu b'ishuti nasengeye relaxation narebaga relaxation iri hagati yabo bombi cyangwa se relaxation niko babyita mu cyongereza narebaga communication iri hagati yabo ni inshuti n'abantu baziranye nta bufiance cyangwa ubugabo n'ubugore buhari pointre ntibishobora kubaho nyuma ntabyo nabonye ubu ntabyo nabonye kandi icyo mpamya ntabwo uriya mukobwa azarongorwa na PrinceKiD none nshyireho umutemeri twe kuvuga ngo ejo batazakundana nkavuga ngo nyuma mbashake rega kudashyira abantu mu confusion ari ukuntu umuntu ahanura ukabona nta cyizere yifitiye ibyo mpanuye ni ukuri n'abantu baziranye n'abantu bashobora gusangira n'abantu bashobora kuganira hari igihe abantu bafata emotion z'abantu emotion ukabona ngize ntabwo umuntu wese uririye undi ari uko baba bafitanye gahunda yo kubana numvise ibintu muheraho abantu bamwe barahera ngo kumarira uriya mukobwa yaba yararize n'amarira mama we yarize mama we yarize n'abantu baziranye n'abantu bakoranye so ntabwo abantu bose bashobora kurira ku bwa Gerard ari abagore ba Gerard ntabwo abantu bose bashobora kurira ku bwa Vitali hari uko ari abagore bawe yo ukuri kw'Imana rero nuko hanyuma nabo nimba bakuvuguruze ba nyir'ubwite uretse ko ntacyo byaba bibiri bubungure nta umuntu urwanya Imana ngo ayishobore iyo uhanura ibintu nk'ibi cyangwa se iyo uvuga ibintu nk'ibi ntabwo uba ufite ubwoba bwo ko abakunzi ba PrinceKiD na Miss Elsa ngo ndavuga abantu bari bakunze ko babana bashobora gutera amabuye cyangwa se bakaba bazamura urwango rwo kukwanga kuri social media ntabwo ariko bimeze kuko impamvu ndatekereza abanyanze baba bamemukiye jewe nta ntumwa hicwa uwayitumye bagakwiye kugirana ikibazo n'Imana bagakwiye kuba bagirana ikibazo n'Imana batakigirana nanjye kuko genda igikoresho umugaragu ntagaruta shebuja bakataka databuja aho kwataka jewe akandi ikindi nifuza ko nabo inshuti za PrinceKiD cyangwa inshuti za Elsa sibyo yego nabo ubwabo kuri barakuzi bakushobora kuba bakuzi sibyo cyangwa se nawe ubwe ashobora kuba baganiriza yaba ari umukobwa yaba n'umusore bafite amakuru ashobora kuba baganiriza ntabwo nibaza ko bantera amabuye kandi nanone jewe mu guhanura ko gukorera Imana
icyambere Vitali kandi ntabwo naje muri ibi bintu kuko numva ari ahantu mbona nakura 6 kuko mfite indi mirimo nakora nkabona 6 sibyo naje muri ibi bintu kuko ari iby'Imana yashatse konzamo nemera rero kuvuga iby'Imana imbwiye kandi nkirengera na riske zishobora kubaho kuko nyine nkuko bivuze ushobora kuvuga utya hari abari biteze hari n'abari bari kubiriraho urumva hakavamo utuntu turi close ariko bisaba kubyihanganira nyine nk'umuntu wahamagawe n'Imana kuko nigeze mvuga kuri icano yawe navuze inkingi enye zigize umukozi w'Imana. Inkingi ya mbere no kwihangana, kubabarira, guca bugufi n'imbabazi. Ngomba kwihangana ngaca bugufi nimba hari nuhagurutsa avuga cyane nge nkavuga buhoro hanyuma nkanihangana mu gihe bibaye ngombwa ko abantu banuka. Naga abantu bazahora bavuga neza. Abantu rero banejejwe n'igitekerezo cyangwa se baranshimira avuga ati ngo Vitali ikiganiro twakora ariko ngiye nta kibazo twakoze ikiganiro abantu barandika bavuga ngo Bishop Gerard uri inshuti ya Vitali uzamugira inama ati ntazajya ashinja Theo biriya bintu ariko ntibuta abantu umunyamakuru bafite imyumvire itandukanye nshobora kuvuga kubaza ikibazo habanye n'ibyo umuntu atekereza nibyo kandi ikindi nige dukora n'ibiganiro ngaho dufite n'amakuru ku Rwanda mufite n'amakuru ku Rwanda ariko reka mvuge gutya nemera ko utari umwanzi wa Theo bose babireba ahubwo nyine inshingano nigeze njya gusura umuntu w'inshuti yanjye ukomeye hanyuma ngiye ntiyahita anyitaho nkuko nabyifuzaga noneho nsa n'umuntu ubabaye ariko ahaje kunyakira arambwira ngo inshingano zinyemerera kuba nkuretse gato nkubahiriza inshingano rero twibutsa abantu uri umunyamakuru ntabwo wowe uri bishop sibyo niyo mpamvu hano nzavuga ibintu bihakane kuko niko kazi kawe sibyo rero ntabwo uri umwanzi wa Theo nubwo babivuga gutyo ikindi nkuko bivuze muba mufite n'amakuru none se bimeze biti ibyo byo kandi hanyuma rero uyu munsi tugana twari duherutse gukora abantu banditse comment barambwira ati Vitali urakoze cyane kuba wemeye uzafatanya natwe mu masengesho binyereka ko hari abantu bashobora kuba mwari muri kumwe mu masengesho niba waratangaje niba se hari abantu mwabwiye simbizi ariko nese byahise bibinyereka ndabisobanura nta kibazo mfite umuryango munini nahuriye nawo ku Impuguro TV harimo abamama harimo abapapa ndetse ku bwabo bifuzaga ko yajya ba live ariko mbabwira ko ubushobozi dufite bwa live nta buhari ariyo mpamvu dushobora kuza tukabivuga gutya tukabereka ko kandi twashobozwa akagira ibintu bito dufata tukabibereka byo bari bahari bari mu bihugu bitandukanye ndetse na hano mu Rwanda rero ntakunda umurimo w'Imana urakomeje dukomeje gusenga nyine abantu barabyishimiye cyane nabyanditse muri comment kuko burya nje kuri social media bino bintu byo gufata kamera nkaba najya ku musozi kamera nkaba nafata ibintu by'amasengesho akenshi sinkunda kubikora ntabyemejwe n'Umwuka w'Imana cyangwa se ndabisabwe n'abantu bifitiye umumaro ubwo ndavuga abadukurikira muri komenti nagiye nsoma muri iki kiganiro twakoze duherutse gukora dutangaza amasengesho nabonye abantu babyishimiye cyane barambwira ngo Vitali urakoze cyane kuba ugiye kutugeza haya masengesho turabyishimiye cyane akenshi sinjya nkunda gutambutsa bino bintu ntabiyome mu Umwuka w'Imana cyane cyane ibintu byo gufata kamera nkagenda ku musozi cyangwa se ngatambutsa amasengesho iyo ntabiyome mu Umwuka w'Imana mba mbisabwe n'abantu bifitiye umumaro ubwo ndavuga abantu badukurikirana hano ku Impuguro rero abantu barabyishimiye cyane Bishop nanjye naranezerewe nkuko nagusobanuriye warumbwiye mu kanya ngo wahise ubona ko hari abantu twaturi kumwe mu masengesho mu by'ukuri barahari ifite umuryango mugari namenyaniye nawo ku Impuguro TV dufatikanya twari turimo turasengana ariko nkuko bivuze bamwe bifuzaga kuba babibona ari live ikiganiro gitambuka live ariko tubabwira ko ubwo bushobozi
bitapfa guhita bikunda, niyo mpamvu tuza tugakora ibiganiro tugasengana. Rero tugeze ku munsi wa gatandatu w'amasengesho. Yego. Ya Imana iri gukora imirimo, abantu barimo barakira, abantu barimo barabohoka, kandi twibutse hari abadukurikiye wenda aribwo bwa mbere, ni amasengesho y'iminsi 21 asoza umwaka. Intego yayo iri muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6, avuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuzuma umukene, none aha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Rero twabonye ko muri uyu mwaka hari ibintu byinshi twagiye tunyagwa. Reka ndetse nsuhuze, hari abamama bamaze kumpamagara, hari abagabo bamaze kumpamagara babonye kiriya kiganiro, bari mu bihugu bitandukanye, bambwira bati rwose ibyo bintu niko bimeze. Twaranyazwe, hari ibintu twatwawe, hari ibintu Satani yaje aravangavanga bijyanye n'ingo, bijyanye n'urushako. Ibyo bintu byose nagiye nakira message, abantu bavuga ati ninge wavugaga cyagiye wari uri guhanu, cyagiye wari upfukamye. Rero nibyo tugeze ku munsi wa gatandatu, turakomeje amasengesho. Na amasengesho burya akozwemo, abayakora bari mu Rwanda, abayakora bari hanze, no kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa kuva mu gitondo kugeza saa moya nuko aribwo twebwe tuba duhuye. Urumva twebwe nka groupe iri gusenga, kuko urabizi ko nakubwiye ko igrize ifunze, ariko harano twateguye duhurira nka groupe tugasenga ku mugoroba. Uri gukurikirana, twamara gusenga hanyuma ubwo dusoza saa mbiri abantu bagahita basubira, twebwe tuva ku rusengero saa 2 tujya kwiyakira. Nuko amasengesho apanze, no kwiyiriza ubusa tukarya mu mugoroba nijoro. Ubwo ni ukuvuga uri hanze nyine nawe no kwiyiriza ubusa, nijoro atashe akaba ari bwarya. Urakoze. Iminsi 20 amasengesho ameze. Ni amasengesho yo kugaruza, yo kubohoza ibyacu Satani yatunyaze. Yego. Urakoze. Reka tubwire abantu rero badukurikiye, bandike comment. Bashobora kuba ari abatarakuvugishije, ariko hakaba hari umuntu byakorohera kwandika icyifuzo muri comment, cyangwa se akaba yatwandikira twebwe. Yego, nabyandikemo kugira ngo tuzabizamukana umusozi cyangwa se n'undi. Ejo uyu munsi ntago byakunze kubera ikibazo cy'ikirere n'imvura yazindutse igwa, kuko mu masengesho y'iminsi 21 Imana yatubwiye ko tuzazamuka umusozi inshuro 3. Yego. Muri amasengesho y'iminsi 21 ni ukuvuga ngo tumaze gukora 7 jours, buri 7 jours izajya ijyana no kuzamuka umusozi, buri 7 jours ijyane no kuzamuka umusozi, buri 7 jours ijyane no kuzamuka umusozi. Twibutsa abantu, hari igihe abantu tuvuga ibyo kuzamuka umusozi, abantu bakumva ni ibintu bisanzwe, bakumva ni ibintu biri aho ngaho, ariko Yesu yirirwaga abwiriza. Bibiliya iravuga ngo bwakira akazamuka umusozi. Kuki tujya ku musozi? Amen. Imana itubwira aya masengesho, kuko muri aya masengesho Imana yaravuze ngo ni amasengesho y'uburinzi, ni amasengesho y'ubutabazi, ni amasengesho y'urwibutso. Uwayasenze wese azinjira mu mwaka 2023 afite ubwishingizi, afite uburinzi, kandi n'urwibutso uzibutsa Imana muri 2023. Ni amasengesho yo kugarurirwa ibyacu Satani yanyaze. Rero iminsi 7 uko izagishira tuzajya tuzamuka umusozi. Twagombaga kubikora uyu munsi kubera impamvu zejo, ariko imvura izinduka igwa ntitwaba tukibikoze. Ubu turabikora ejo ku munsi wa 7. Munsi wa 7 ni ukuzamukana ibyifuzo. Hari abari kubyandika, nta kiguzi, nta nicyo bisaba. Icyo bisaba ni ukwandika icyifuzo cyawe, ni ukujya haba ari muri comment hano, haba ari kuri telefone zanjye, ukandika ibyifuzo byawe. Tuzabizanukana umusozi ejo mu gitondo. Turi mu mpinga z'umusozi wabanguka ngo utabare. Aho ngaho ni Imana yatwohereje tuza kuba turi, kandi mbonereho kukwinginga mutware muyobozi Vital, unyemerere ejo rwose mu gitondo tuzamukuri ya musozi hamwe, nkuko abantu babigusabye. Wavuze ko ukora ibintu uyobowemo n'umwuka w'Imana, cyangwa se abantu bagusabye. Ndizera ko rero baza kubigusaba, hanyuma tuzamukuri ya musozi. Nzamukana ibyifuzo by'abakobwa, nzamukana ibyifuzo by'ababyeyi. Na Mose yazamutse umusozi, Imana imuha amategeko. Yesu yakoraga umurimo we, bwakira ku mugoroba akazamuka umusozi. Rero na ahantu ho kujya kubwira Imana, sibyo? Kuzamuka umusozi ni ikimenyetso cyo kwibabaza. Hejuru yo kwibabaza, wiyoshonjesheje, wiyirije ubusa, ukongeraho no kuzamuka umusozi, sibyo? Nyeneye ko abantu twasenganye uyu mwaka ndetse n'imyaka itambutse, nyeneye ku mwaka 2023 ubu mwaka wo gusubizwa. Imana ishyira ibyabo ku murongo, Imana ibasubiriza ibyabo, ibyo bayitakiye n'ibyo bayibwiye. Urakoze Vital.
Murakoze cyane Bishop. Nta kibazo rwose abantu twarabyemeye, abantu tuzajya tuyakurikirana cyakora wenda ejo wenda dushobora kuzajya tubabwira isaha azajya atambukiraho. Yego. Tukababwira ngo wenda ni mu gitondo. Yes. Saa sita se cyangwa se ni nimugoroba. Wenda tuzabibabwira ejo. Murakoze cyane. Tubabwira ngo amasengesho azajya atambuka ku mugoroba. Nibyo bizaba byiza kandi wenda abantu nibazajya babona twakoze ikiganiro cyangwa se twazamutse umusozi bakabona bigiye undi munsi bajya bamenya nyine ko atari live ngo tuba twatashye bwije cyane tukabunanirwa kubitunganya bikatugora bigatuma ahubwo umvugiye akantu hari uwambajije tese ikiganiro ko turi kubona gahunda z'amasengesho zitari kugenda zihura. Twibutse abantu turi ku ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ntago musezerana. Ushobora kurangiza gutya gukora ikiganiro batiri gashiramo umuriro. Ushobora kurangiza umuriro muri quartier ukabura. Sibyo? Ushobora kurangiza wife ugasanga wireless yawe yabaye down. Wabyumva? Ibyambaye wo mu gitondo. Nari ngaho. Twibutse abantu rero iyo turi gukora turi muri ibi bihugu hari ibyo tutarageraho abantu bihanganira ibitari kugenda neza. Ariko amasengesho tuyarimo ndetse murabona ko n'ubu turi kumwe n'umukozi w'Imana Vitali kandi rwose mbonereho kumushimira namwe mubashimire ndetse mujye mumushyigikira kugira ngo ashobore kudufasha muri iyo mirimo ashobore kutugeraho kuko ntagaragura imodoka ariko ndayiguhanuriye mu izina rya Yesu. Amen. Urayizeye Vitali? Ndayizeye ndanayakiriye. Yakire mu izina rya Yesu. Amen. Kandi 0 km ntago uzagura za zindi zingwanguruzo zigenda zita amapiyesi. Imana iguha imodoka kugira ngo ushobore gukora uyu murimo ubutumwa bwiza ibyo uhembuza abantu amagambo meza unyuza ku Impuguro TV kugira ngo abo bantu barusheho gukomeza guhembuka. Rero Imana ikwiye kuguha na transport ikaguha n'ibindi bikenewe kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Yego. Nuko rero gahunda imeze y'amasengesho ubwo abantu bafite ibyifuzo muraza kubona nimero hasi ya Bishop Gerard ariko kandi mushobora no kubyandika muri comment kuko iyo twafashe umwanya wo kuzamuka nazo turazisoma kugira ngo abatabonye umwanya wo kwandika bibakundire. Yego. Hanyuma Bishop iyo abantu wenda ukoze ikiganiro abantu bakagupinga cyangwa se bakasa nkaho bagukasa ku byo wavuze nta kintu bishobora kuba byaguhungabanyaho cyangwa se bitume wivovota cyangwa se uvuge ngo sinzongera kuvuga ibintu bikomeye kuri social media. Njyewe nasobanukiwe abantu hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo bene Adamu ntabwo banyurwa. Njyewe rero muri politike yanjye politike y'ubumana mu buryo mbayeho ku isi mu buzima bwanjye busanzwe ntabwo njya ntinda ku muntu mvuga nabi. Yego. Ikibi ni ukumvuga nabi ndi gukora nabi. Iyo mvuze nabi ndi gukora nabi bintera kwikosora no kwisuzuma. Ariko umvuze nabi ntari gukora nabi ntabwo ngira ikibazo kuko numva ko icyambere numva ko ufite ikibazo wowe nuko imagination yanjye iteye. So hita numva ko uwo muntu afite ikibazo kuko ntabwo ndi hano kugira ngo abantu bose bumve ibyo mvuga. Yes. Hari ababona ndi umusazi, hari ababona ndi umutekamutwe. Vitali nyumva hari ababona ndi umutekamutwe, hari ababona ndi umutubuzi, hari ababona ndi umwibone, hari ababona ndi umwirasi, hari ababona ndi umubeshi. Umuntu wese challenge buri muntu wese ashobora kumbona uko ashaka ariko ntabwo binca intege kuko uzi icyo ashaka ngo ntafata ikibonetse cyose. Kandi ikindi nanone kwigirira icyizere Vitali. Ndi umugabo wigirira icyizere. Yego. Urumva muvandimwe nigirira icyizere niyo mpamvu ushobora kumvuga nabi nkumva ntabwo ari ibyanjye ibyo bintu uvuze si ibyanjye. Kwisobanukirwa rero ni kimwe mu bintu bigutera kutumva ipfunwe kuko umuntu yavuze ibi. Kwisobanukirwa ni kimwe mu bintu bituma utagira complex kubera ko umuntu yavuze iki ari ibyo nibyo ubushize nakubise narwanye nabyo hano ku Impuguro TV. Abantu barampamagara cyane Vitali ndeba abantu barampamagara cyane naravuze ngo abantu benshi bari kuvuga abantu barazaga hano ngo dukunda President Kagame ariko ngo ntabwo dukunda ngo abo bayoborana ukumva umuntu arimo arasebya uwo President Kagame yashizeho. Uri gusebya umusirikare wambitswe nawe sibyo uri gusebya urwego rwa polisi niwe warushizeho. Uri gusebya minister warahiriye imbere ye.
we warangiza ukaza kuri kamera kuko abantu benshi batinya kuvuga izina rye. Yes. Urukurikirana we warangiza ukaza kuri kamera ukirirwa usebya izindi nzego zose, wagera kuri president ati president ndamukunda. Nibwo navugiye hano kuri iyi kamera, nanahamagawe n'umuntu ukomeye muri iki gihugu. Nibwo navugiye kuri iyi kamera ndababwira ngo kirazira, biriya nukubeshya. Iyo ukunda umuyobozi mukuru w'igihugu, president w'igihugu, ukunda nabo bayoborana cyane. Wabyumvise? Kuko gusebya meya ubusebeje muzehe, ubusebeje president, gusebya minister ubusebeje president. None umuntu azaza nsebye mu rusengero narangiza avuga ngo Rehoboth ndayikunda, giye nyoboye itorero ryitwa Rehoboth Pentecost. Ubona abanyarwanda rero nabantu babacurika ibintu bakongera bakaricuranura. Ariko none uhita wibaza iki? Ni gute umbwira ko nkunze udakunze papa wanjye? Ibise bibaho. Oya abantu tujye twumva ibintu ndumuhanuzi. Ngo yangenyine niko bajya urakoze rata muvana. Ni gute ukunda umwana? Kera najyaga abantu bari baranyigishije nabi ngakunda Yezu sinkunda Bikira Mariya. Hako nasanze ngomba gukunda Bikira Mariya. Wakundaga Yezu n'umuntu sinkunde Mariya. None aho Mariya gukura maze kujijuka nzanga Mariya ni umuntu ukwiye kubaho. Ukwiye guhabwa agaciro. Nyina w'umukiza. None ni gute umbwira ko ukunze unkunze jewe ubuyobozi bw'igihugu cyanye, umubyeyi w'igihugu cyanye utamukunze? Bakurikiranye? Ati rwose abanyekongo tugomba gufatikanya tukajya kubohora bari abanyarwanda kuko baraboshye. Ngaho nkurikirana nk'iryo jambo. Atareka abanyarwanda bo nabavandimwe bacu, ni inshuti zacu, ntacyo batwaye uretse Kagame. No, yo wanze Kagame nanjye ubunyanze cyane. Sibyo? Do abantu baraguye. No, turi mu masengesho y'imisi. Seriye cyane kandi yo wanze igihugu na yo niba uretse ko nahanuye ko badashobora gutera. Hari uracyabyibuka? Ndacyabyibuka. Ko byutakibimbaza. Kutakibimbaza. Agiye kizagira nkabikubaza. Uburariye kumva naramutse. Uburariye kumva. Oya da. Yes, urumva? Ntabwo ushobora gukunda jewe muturage. Urumva utabanje ngo ukunda ubuyobozi bwanjye. Urakurikirana? Rero nicyo kintu nagira ngo mvuge nsubiza nizo byo bibazo bambazaga bya comment yo uyanditse nabi ndigenzura mu byo navuze. Kavuga ese koko hari ahantu hagombaga kugutera kumbwira nabi? Yo sanze nahari rero. Urumva? Ngufata nka KRISTO. None ese KRISTO baravuga ati uzaze nta mpamvu z'intambara kwicara tukaganira nk'abantu b'abagabo nibyo byiza. Uwo ugahita uhaguruka ati ahubwo uranaboshye n'abaturage baraboshye. Yusubije yudashubije ineza ngo haye mu neza hita ngufata nkawe. None ya abenshi bagiye bandika comment barandika bavuga ati Bishop tumaze igihe kirekire tubona uhanura ibintu bikomeye kandi bigasora ati amavuta ya turayemera. Abandi bati ese baramutse batabaye iki? Abandi barati se nibaramuka babanye Bishop uvuze bino bintu uzajya hehe? Uravuga PrinceKiD na Elsa. Jewe nzajya he? Ariko abantu ntago bari kumva ibi byuma uyu muziki abantu bari gucuranga hano. Abantu ntago bari kubona kumva ko turi mu masengesho. Turi mu masengesho. Sibyo? Abantu bagiye bafata ibintu bibiri. Icambere. Sibyo? Yego. Ntabwo turi abateka mutwe. Ntabwo turi n'abatubuzi. Turi abakozi b'Imana. Byukuri. Uko niko twiyumva. Iyo tubaha rero message nk'izi icyambere tuba dukeneye ko babyizera, ahubwo nabo bakaduha umwanya bakatubwira ati natwe mudusengere mumenye iki Imana ituvugaho. None se ba data bararaguzaga bakajya gushikisha bakajya kubaza amakuru y'imiryango niki? Sibyo? Kandi rimwe na keshi ibyo bababwiraga ntabwo kwari ukuri. Sibyo? Kuki wowe utabaza tese Mana nuhe mugambo ufite wo muri uyu mwaka? Nuhe mugambo ufite ku rugo rwanjye? Nuhe mugambo ufite ku buzima bwanjye? Wowe uzahora umuntu azahora ibintu byose bimwituraho. Bikwituraho. Nk'ubu urugero nko muri abo banditse iyo comment. Ushobora gusanga harimo umuntu wari ugiye kwizera ati ubukwe burabaye. Sibyo? Umutima we akawushyira ku byerekeranye n'ubukwe. Ariko kumenya ukuri kw'iki Imana ivuga biguha gutuza. Sibyo? Kandi ukamenya uruhande uhagazemo.
uri kumurikirana yego rero ubukwe nta buhari icyakoze abantu ni inshuti zisanzwe natwe tugira inshuti tugendana nazo dusangira tugira inshuti tubana mu mirimo ya buri munsi tubana mu masengesho tubana mu gukorera Imana ibyo ntibihita bihindura ngo uwo yabaye umugore cyangwa yabaye umugabo sibyo nta buhari rwose nibuba nzagaruka no kuri kamera mbasaba imbabazi sibyo mbabwire ngo narababeshye uretse ko abankurikiye bakurikira Impuguro TV bakunda Vitali bagakunda Gerard n'abandi bakozi b'Imana nukuri nta buhari ahubwo uriya mukobwa agiye gutanga ashobora gutanga PrinceKiD gukora ubukwe uti uriya mukobwa Elsa ashobora gutanga PrinceKiD gukora ubukwe kuko kuri we nabonye inyenyeri y'ubukwe ariko ku mugabo nta nyenyeri nabonye Elsa bagiye kumujana ubwo abakunzi ba bira couple ari abantu bakundaga ko bari abantu bazabana cyane cyane bitewe n'amarira mama wa Elsa yarize uriya munsi bafunga nanjye nararize buse nanjye nzatware Elsa umunsi bamufata nararize yes nanjye nzamutware no ntabwo kuba emotion zitandukanye ntabwo urugo rwubakwa n'amarira urugo ntabwo rwubakwa n'amarangamutima yanjye cyangwa yawe urugo rwubakwa no gufata icyemezo na decision yego sibyo urugo rwubakwa na decision ntabwo rero kuba umuntu nagize emotion nanjye nagize emotion musi uriya mukobwa bambona yafashwe sibyo ndavuga akakana nabonaga ari akantu gatoya gafite igara ritoya ndavuga buse ubuzima bwo muri gereza ndapfukama ndasenga nicyo nari nshoboye sibyo ndavuga ngo Imana ibarengere yego urabyumva so rero hari ibintu tutakwiye kukumva ngo kuko abantu bagize emotion turazigira buri munsi nkanjye jewe yo nsenze ngafashwa cyane ndarira yes amarira rero aza mu buryo butandukanye hari amarira y'urukundo hari amarira y'ibyishimo hari amarira y'umubabaro wabyumvise hari amarira yo kwishima ko ubonye umuntu mwaganiraga umuntu mwagendanye amarira kaza njye ushobora no kumbwira ikibazo cyawe hari abantu bajye bampa ibyifuzo byabo akambwira ikibazo cy'ukuntu yagowe nkahita numva ndarize numva amarira arizanye ntabwo yego hanyuma bishop ngewe akantu ndibuze gusoreza kuko ntitubuze gutinda kugira ngo tukurekure ukomeze no muri byo bihe by'amasengesho cyane ko mbona amasaha watubwiye yegereje ari akantu ndibuze kuvuga maze iminsi numva mu matwi yanjye abakozi b'Imana batera agapapu abakristo ku bagabo cyangwa abagore babo umuntu akaza akakuganyira akubwira ati ngo nyabuneka ntabwo urugo rwanjye rumeze neza nk'umukozi w'Imana nsengera cyangwa se unamfashe kunganiririza unatuganirize ugira inama waduha nk'umuryango wacu hanyuma bikaza kurangira muteye gapapu wa mugabo akamwegukana wa mugore akamwegukana uretse ko amakuru numvishe n'ay'umugore n'ay'umupasiteri w'umugore wegukanye umugabo w'abandi hanyuma ikindi ni abakozi b'Imana bagenda ubutumwa bajyanye inkuru nziza ahantu bahagera aho kubaka bagasiga basenya itorero cyangwa se amatorero y'aho hantu bagiye kuvuga ubutumwa wabibwiwe n'abandi wabibwiwe n'abakozi b'Imana nibo runganira nabo ubwo nimba aribo babikubwiye nanjye ngiye kubasubiza nk'umukozi w'Imana ariko iyo nsanga ari amakuru yo kuri social media ntabwo nari kubivuga oya turi mu bihe bya nyuma icyo tubanze tukibwira abantu turi mu minsi y'imperuka ubwo abantu bazaba bikunda bikakaza bibona indashima bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zayo uko niko Paul yavuze babyumvise yego yavugaga ku buhenebere butebwo babo mu minsi y'imperuka iyo uvuze ngo umukozi w'Imana yateye gapapu je ntabwo mbyemera cyangwa se iyo umuntu aje akakubwira ngo umukozi w'Imana yateye gapapu je ntago mbyemera ndaza kugira ngo nsobanure neza umukozi w'Imana ninde ntabwo ari uwitwa pastor ntabwo ari uwitwa mwarimu ntabwo ari uwitwa evangeliste ntabwo ari uwitwa profete amazina bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako umukozi w'Imana nuhagarariye Imana ku isi koko agakora nk'iby'Imana ishaka akagendera
mu buntu bw'Imana akagendera mu kwera no gukiranuka, yananduzwa akamenya uko yiyeza mu maso y'Imana. Urakurikirana? Yego. Rero ntabwo nemera ko umukozi w'Imana yatera agapapu, kuko urumva nimba hari umugabo hari umugore, ibyo ndabizi nanjye narabyumvise, hari umugabo yagiye agatakira, noneho akamutakira cyangwa se umugore akajya gutakira umugore mugenzi we w'umupastori, umugore agahita yumva aho undi mugore afite intege nke, wa mugore agatangira kwihera keya wa mugabo baje kumubwira ko ameze nabi mu rugo. Ubwo ni wa mupasiterikazi, bigashiduka wa mupasiterikazi atwaye wa mugabo w'abandi. Uwo mupasiterikazi ntabwo ari umukozi w'Imana, kuko ibyo ntabwo biri mu ngeso z'abakozi b'Imana. Ariko hari igihe nawe abamushonje cyangwa se abakeneye umugabo, kavuga uti niba yarafashwe nabi reka njye mufate neza. None ni gute uba uri umukozi w'Imana? Twashiriweho kubaka, dushirirwaho gukiza, turi abaganga, abadokita bavura imitima. Umutima dogita, nari ngiye kwamamaza umudokiteri ariko nta burenganzira abimereye. Umutima dogita atavura nk'uvurishije imiti. Twebwe turi abaganga bo kuvura imitima. Njyewe nkweretse umuntu urwaye umutima, aho kugira ngo ukize umutima we, ahubwo umutima we urawurangije burundu, ntabwo uba ukiri umukozi w'Imana. Sibyo? Ibyo narabyumvise, nzi naho byabaye, ariko iyo ni ingeso mbi. Urukurikirana? Jye nemera ko umupasiterikazi watwaye umugabo w'abandi nta juru azabona. Icyo nkerure. Icya kabiri, ari gukorera isi, ntabwo ari gukorera ijuru. Ariko ubundi bagiye bashaka ababo ko abagabo bahari. Abagabo barabuze. Ubwo uzahagarara muri rwa rugo rwawe ubwira umugore ngo abagabo barabuze? Abagabo barahari. Ko yakubonye se? Ntabwo iryo nawe bivuga ngewe. Nese ko yakubonye? None se ubwo umupasiteri utera agapapa mu Kristo urumva ataba yarabuze umugabo? Ntabwo aba ari ukumubura. Ntekereza ko cyangwa ni inda nini cyangwa se no kwikura. Ni irari, ni amarari. Ni amarari ari mu bantu. Urumva? Iryo ni irari, kandi Bibiliya avuga ngo irari riratwita rikabyara icyaha, icyaha kikabyara urupfu. Imana ikizirara abakozi b'Imana. Uko ni ugusenga n'irari. Sibyo? Ako vita aka kantu ariko mbwiye karanambabaje. Reka mbwira abantu bakizwe. Nabwiye abantu, narabivuze kuri kamera, karanambabaje ariko ako kantu. Nabwiye abantu kuri kamera, iyo umuntu yakiriye Yesu arahurwa. Umugore watewe inda wese ikimenyetso cy'uko yasamye arahurwa. Guta umuntu aba akizwa, akabatizwa, akaba umuririmbyi, akazazamuka umudiyakoni, akazazamuka akaba mwarimu, akaba iki, atarakira Yesu mu bugingo bwe. Birababaje. Reka tubwire abantu, yaba ari abafite amatitire n'abatafite, bakizwe bakire Yesu. Nukuri. Umuririmbyi yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri jye. Niki Yesu yatumariye? Yesu kwinjira muri twe nuko twakira change, impinduka. Amen. Nuko twakira impinduka. Yego. Gerard ngahinduka. Birashoboka ko ntahita mpinduka directement, ariko step by step nkaba umuntu wahindutse. Sibyo? Ibyo byagakwiye gukorwa n'abapagani. Ibyo byagakwiye gukorwa n'abantu badakijijwe. Ndanabyumva hari abagabo bari gutwara abagore babandi. Umugore akagenda agiye kumuha icyifuzo, agahita amutwara akamusenyesha urwe. Ariko Imana ibabarira. Reka nkubwiza ukuri, muri 21 hari indirimbo Gitwaza yaririmbye ngo manareba amasengesho, manareba agahinda kanjye, icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Nanjye ndi gusaba Imana hamwe n'abakozi b'Imana bagenzi banjye, nimureke dukizwe. Ngo ngukivita, mureke dukizwe. Bakozi b'Imana bagenzi banjye, nimureke dukizwe. Imana, izina ry'Imana yacu rigiye gutukwa kubera twe. Mureke dukizwe, dushaka ubwiza bw'Imana. Erega yari yaraduhaye agaciro, duha n'izina ryiza. Uzi kwitwa pasiteri, uzi kwitwa poso, intumwa, uzi kwitwa bishop, musenyeri.
kuki iyadukamiye tuyikamiye mu kitoza. biteye agahinda. Umwami ngabo yahaye amata nibo bagize batarya, nibo bamuteye iki sinzi ko babivuze, ariko reka mbabwire nshuti z'umusaraba, gukizwa ntacyo bitwaye, ko bitagomba amafaranga, ntibinagomba amashuri, ntibinasuzuguza ubigize, bitunaniza iki? Rero nasorezaga kuri iryo jambo umbajije, ni ukuri Imana ibabarira abantu biba abagabo b'abandi. Ni ukuri bababarire. Urakamutwara uri umukirisitu, urakamutwara uri umunyagice, urakamutwara nta n'idini ugira, ariko uzi kumva pasiteri yibye umugabo. Biteye isoni, biteye ikimwaro, biteye isesemi. Wivuga ngo biteye isoni, birenze isoni, biteye isesemi, biteye umwako. Ni umwako. Ariko se ubundi izo ngo ubwo zirakomeza, izo ngo zibaho. Nge rero nkubwiza ukuri, yo Imana ibabarira abantu. Icya kabiri, tubwire yaba abapasiteri b'abagabo batwara abagore b'abandi, babireke, ntacyo bimaze, biteye umwanda n'isoni. Yaba abagore babireke, ntacyo bimaze. Twegera Imana izatwegera. Haleluya, niko Paul yavuze ngo mwegere Imana izabegera, murwanye Satani azabahunga. Vita, tutegereye Imana twasa n'abandi. Nta zindi puisa, nta zindi mbaraga dufite, nta bundi butsinzi dufite. Umuririmbyi yararimbye ngo ndimo ndani ya Yesu na burudika. Kuba muri Yesu nibyo biduhindura abo tugomba kubabo. Iyo tugiye kure y'Imana dusa n'abandi, dukora nk'ibyo abandi bakora, tuvuga nk'abandi, tugenda nk'abandi. Ibanga aho riri ni mu masengesho, kwegera Imana. Rero muri iki gihe ibyo byose igituma biri kuba niki, nuko abantu batagifite umwanya wo kwegera Imana. Dufite umwanya wo kuba turi ku mahoteli, dufite umwanya wo kuba turi ku mapisine, turi mu majimu, dufite umwanya wo kuba turi muri enjoy. Umwanya wo kwegera Imana twarawubuze, twabaye bize. Reka mbwira abantu twongere tugaruke ku isoko. Ibuka uko wari uri ugihamagarwa, sibyo? Umuntu wese nibuke uko yahamagawe, hanyuma tugarukiraho. Biro yavuga ngo nitugarukira Uwiteka azatugarukira. Siko bimeze? Twongere tugarukira Imana. Reka mbabwire 2023 mureke tugarukira Imana. Twinjire 2023 tugarukiye Imana. Turi abantu bera, turi abantu bakunze Imana, twubahisha izina ry'Imana, natwe izatwubahisha. Rega Vita, yo ubahishije Imana irakubahisha. Kandi Imana uyisuzuguje nawe iragusuzuguza. Tubwire abantu ibi. Hari igihe abantu bibwira ko Imana yabubahishije mu binyoma byabo. No, iyo usuzuguje Imana bitinde bitebuke, nayo iragusuzuguza. Iyo wubahishije Imana bitinde bitebuke, nayo irakubahisha. Vita, icyo umuntu abiba icyo asarura. Ntabwo wabiba ubushaza ngo usarure ibishyimbo, ntabwo wabiba ibigori ngo usarure soya. Icyo umuntu abibye nicyo asarura. Imana iguhe umugisha. Amen. Bishop, ni nanga nsoreje ikiganiro cyacu. Reka nsoze mp'abantu nimero za telefone bashobora kwandikaho ibyifuzo, bashobora guhamagaraho mugasengana. Ari abantu bafite indwara zitandukanye, ari abantu bafite ibibazo bitandukanye, hari n'abantu batagize ibihe byiza muri uyu mwaka wose utambutse, ariko bifuza kutangirana n'ibishya mu mwaka wa 2023. Haleluya. Abo bose rero bazifuza kubavugisha, bazifuza kuganira namwe. Reka tubahe nimero za telefone. Ni 0788 45 85 18 0788 45 85 18. Ariko mbere yuko nsoza, reka mbahe ijambo turi gusengeramo kuri uyu munsi wa gatandatu. Umunsi wa gatandatu turi gusengera muri iri jambo Imana yaduhaye. Ntabwo turisobanura, no kugira ngo abadukukiye bari i Burayi nabo baze kurisengeramo. Niryo jambo turi gusengeramo muri uyu mugoroba w'umunsi wa gatandatu. Ni ijambo riboneka hano muri Yeremiya igice cyaho cya 30 umurongo wa 17. Haravuze ngo nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga, kuko bari bakwise igicibwa bati hano ni Siyoni hatawe hadafite uhitaho. Amen. Uyu munsi wa karindwi iri ni ijambo Imana yaduhaye, wa gatandatu ni ijambo Imana yaduhaye, ni ijambo ryo kugaruza. Uyu munsi wa gatandatu ni umunsi wo gusengera abarwayi. Vita, uranyumva? Ni umunsi wo gusengera abarwayi. Uyu munsi ni umunsi wo gusengera abarwayi. Abantu bafite indwara zitandukanye bandike
turazamuka nejo izo ndwara zabo ku musozi. Turi kugendera mu ijambo rivuga ngo nzakugarurira amagara yawe. Hari abantu benshi barwaye, bafite ibibaniga, bafite ibibatondagira, barwaye indwara zo mu imbere mu mibiri. Hari abantu benshi barwaye indwara zo mu maraso, hari abantu benshi barwaye indwara z'impyiko, imyijima, amahepatite, amakanseri. Ariko hari Imana iri gutanga isezerano rivuga ngo nzakugarurira amagara yawe. Amen. Amen. Tubwire abantu muri iyi minsi 21 Imana ikugarurira amagara yawe. Bitavuga ngo amen. Amen. Ni Imana igarura amagara y'umuntu. Ugeze kuri level ya nyuma Imana ikakugarura amagara yawe. Reka nkubwire ijambo Imana ikuntumyeho. Imana igiye kukugarurira amagara yawe. Ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Imana igiye kukugarurira ibyawe Satani yatwaye. Yagutwaye ubuzima, yagutwaye amaraso, yagutwaye ingingo, ariko hari umukozi w'Imana nigeze kumva avuga ngo Imana ifite PS. Hari indi PS Imana yashira mu buzima bwawe. Imana ikakugarura amagara yawe. Kandi Imana izakomora inguma zawe. Hari inguma ufite z'ibyo wavuzwe. Hari inguma ufite z'umubabaro. Hari inguma ufite z'ibyo uciyemo. Hari Imana ije kukomora inguma zawe. Hari Imana ije kugusubiza amagara yawe. Ndagukunda, ndagusengera. Mwifuriza umugisha w'Imana. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka dusenge. Mana, wakoze kubana natwe, wakoze kuturinda, warakoze kurinda Vitali, warakoze kundinda, wakoze kurinda ba TV, baha umugisha. Mwami, sengeye abantu kuri munsi wa gatandatu w'amasengesho. Tanga umugisha kuba dukurikiye, tanga umugisha kuba ari kutwumva, tanga umugisha kuba ari kuri aya masengesho, tanga umugisha kuba turi kumwe hano mu Rwanda ndetse n'abari hanze mu bihugu by'amahanga. Abo bose turabasengeye. Umuntu wese uri gupfukama ku bw'iminsi 21, reka habwe umugisha, amarembo yakinguke. Kandi uravuze ngo tugarura amagara yacu. Nanjye nkeneye kungarura amagara yanjye, kandi nabonye ugarura amagara y'abakobwa, nabonye ugarura amagara y'abamama, nabonye ugarura amagara y'abapapa. Aya magara yacu ugiye kuyongera kuyadusubiza, kandi rubangiza twomora inguma. Ndagushimiye ko bibaye, kandi bikaba bigiye gusohora muri imisi 21, tukazayisoza dushima izina ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Naho ubutayi, bye bye.